twebwe twavuye kure, aho tujya ni kure. Hari ibintu turambiwe rero. Bene data muzumva bababwira ngo Kimironko birashyushye, ngo aho ngaho ngiremera ngo hari ahantu ngo birimo birakoreka, ngo noneho ngo hari umuhanuzi ngo uri Bugande ngo barabica bigacika. Reka nkubwire, ijambo ribikubwiye ibyo bintu bitaragera no mu matwi yawe, uretse ko hariho n'ibyageze mu matwi yawe. Uza abantu barushye kandi baremerewe mama we. Turambiwe abantu batwifotorezaho, turambiwe abantu baruhukira mu mahoro yacu. Hari ibintu turambiwe, hari ibintu turambiwe. Twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana. Ni koko kandi mbasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha. Amazina yanjye nitwa Mutuyemungu Ignace. Ndi umuntu Imana yagiriye ubuntu cyane. Imana yanoranije mu magana menshi y'abanyabyaha. Mu gihe nk'iki ngiki njya numva nezererwa Imana cyane. Haleluya. Muzamurira Imana y'amahoro icyubahiro kubw'ibyo, kubwo kunoranya mu magana menshi y'abanyabyaha, kubwo kunoranya ikankura mu bidafite umumaro, kubwo kunoranya igatesha agaciro ibibi byinshi bitari bifite umumaro, kubwo kunoranya ikankura muri karande, kubwo kunoranya ikankura ku birutsi, ikankura ku bintu, ku bidafite umumaro. Imana y'amahoro muyimere icyubahiro. Bene data, Imana y'amahoro muyimere icyubahiro. Bakundwa mu mwami, Imana y'amahoro muyimere icyubahiro. Imana irakwiriye. Njya numva nezererwa Imana y'amahoro cyane kubw'ibyo. Rero ndushirijeho kubaha ikaze, kandi mbahaye ikaze ku Butumwa Bwiza TV. Ni koko ntabwo dushaka ko birangirira mu magambo gusa, ahubwo dushaka ko biva mu magambo, biva mu nyuguti, bikajya mu buzima. Yego. Mwuzaniye ijambo rivuga iki? Mwuzaniye ijambo rivuga ngo uzamenya ukuri, ukuri niko kuzakubatura. Turabisanga hehe? Abantu benshi barayoba kandi umunsi ukira. Uyu munsi hari ubutumwa butari bwiza rwose kandi burimo buramamazwa, ndetse bukaba buri kwamamara ahantu henshi hatandukanye. Abantu benshi batangiye kugira ubuyobe muri iyi minsi, ariko amahirwe dufite, ijambo ry'Imana ni umucyo, ijambo ry'Imana ni ubuhanuzi butavanze. Niyo yaba marayika avuye mu ijuru cyangwa ikindi kizima akaza anyuranya n'iby'iri jambo, oya ntabwo twebwe dufite amatwi yo gutega uwo muntu cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose ku buzima bwacu. Oya, ntabwo ariko bimeze. Twebwe ntabwo turi abacu ngo twigenge. Twebwe turi abana b'amasezerano. Twebwe twaratoranijwe rwose, kandi ntabwo ubuntu twagiriwe ari ubuntu bwo kugira ngo tujye mu nzira zitari inzira zidukwiriye kugira ngo ubuntu busage. Ntabwo ariko bimeze. Oya. Ngayiwayiwayiwayiwayiwe, mbega ubuntu twagiriwe. Bakundwa, ni ubuntu twagiriwe kugira ngo hatazagira uwirata ko ari umuntu ufite ibiro byinshi. Oya, ntabwo ariko bimeze. Ni ubuntu twagiriwe kugira ngo hatazagira uwirata ko afite amataje muri iki gihugu ndetse no hanze yacyo.
mbese ni ubuntu bugeretse ku bundi, ni ubuntu bugeretse ku bundi kugira ngo hatazagira uwirata ko yaba ari umuntu unanutse kuruta abandi. Oya, ntabwo ariko bimeze, nta kindi gisobanuro na kimwe gihari, ahubwo ni ubuntu bugeretse ku bundi. Bakundwa mu mwami, ni ubuntu twagiriwe. Reka twinjire mu ijambo. Umusomyi mwiza atugire muri Matayo ibice 24, ajye ku murongo waho wa 24 n'ubundi. Ariko ni koko adusomere ahereye ku murongo waho wa 24. Dusome ijambo ry'Imana iboneka mu gitabo cyanditswe na Matayo ibice 24, duhere ku murongo wa 24. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo, mwe mwese muvuge ngo amena. Kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka, kuko abiyitirira izina ry'Uwiteka Imana muri Yesu Kristo, abo ngabo bazaduka, abo ngabo bagiye kwaduka, abo ngabo mugiye kujya muhura nabo. bakora ibimenyetso bikomeye, bazajya bakora ibintu ubona ko ari nk'ibimenyetso, ubone ko ari ibintu bimeze nk'aho ari ibintu bikomeye, ariko ni ubuyobe Satani arimo arakoresha muri iki gihe. Nibitangaza uzajya ubona bibasha gukoreka, ariko bishyire ku munzane w'ijambo, urebe neza, umenye neza koko kibi ngiba ari ibitangaza birimo birava ku Uwiteka Imana, kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Aba bantu bari kwiyitirira izina bazayobya benshi, ndetse n'abantu bari mu mucyo, ndetse n'abantu bari kwitirirwa izina ry'Uwiteka babirimo neza, nimba bishoboka nabo bazabayobya, kuko icyanditswe niko kirimo kiravuga. Niyo mpamvu bakundwa, dukwiriye kugira ibihe byo gusenga. Gusenga ni ubuzima, gusenga ni imibereho, ni koko kandi gusenga ntabwo ari ibintu umuntu akora uyu munsi ngo ejo arekeraho. Oya, ntabwo ariko bimeze. Gusenga ni ubuzima, gusenga ni imibereho. Bakundwa mu mwami, murushirizeho kugira ibihe byo gusenga, kandi musenga ubudasiba, kugira ngo mutagwa mu moshya. Amoshya arahari, kandi ni koko aba bahamya baratuzengurutse, utitegereje neza ushobora kugira ngo bazanye ubutumwa bwiza. Ariko turushirizeho ku Butumwa Bwiza TV, turushirijeho kugira gute? Turushirijeho kuzana ubutumwa bwiza bukwiriye kuvugwa, ndetse bukavugwa ku isi yose, kugira ngo abantu b'Imana bakire umucyo, bave mu rwijiji rwose. Yego, dore mbibabwiye bitaraba. Ijambo rivuze iki? Ijambo riravuze ngo dore mbibabwiye bitaraba. Nuko niba Imana niyo ibivuganye nawe ngo ibivuze bitaraba, kugira ngo ibi bintu nibatangira kubikubwira uzamenye neza icyo gukora. Umva uko gahunda iteye, umva uko byubakitse ibi bintu, umva neza uko amakuru ameze. Nuko niba babwira bati, hari abantu uzahura nabo bafite ibintu barimo barakubwira, dore ari mu butayu, hari abazakubwira ngo ari hehe, hari abazakubwira ngo ari mu majyepfo, hari abazakubwira ngo muri iyi minsi umwami Imana ari hehe, ari muri Kenya, hari abazakubwira ngo ari mu Buhinde. Bazakubwira kandi bazakubwira byinshi, ntimuzajye ngo ntimuzajyeyo, cyangwa bati dore ari mu kirambi. Hari reka nkubwire, hari ubutumwa butari ubutumwa bwiza. Umuntu arifata akajya ku kinyamakuru, umuntu akakubwira uburyo ahagurutse ibimuga, ngo ari gutanga nomero za telefone, akakubwira ngo ni umuntu wirukana abadayimoni,
kakubwira ati ngewe muri iyi minsi indwara zananiye muganga, mukomeze muze. Reka nkubwire, oya, ntabwo ubwo ngubwo ari ubutumwa bwiza. Ubwo ntabwo ari ubutumwa bwiza. Ntabwo ubwo ari ubutumwa bwiza. Reka mbabwire, nimba urimo uratubwira ko tugusanga Kicukiro, utubwira yuko watanze nomero ya telefone, uhagurutse ibirema n'ibiragi birimo biravuga, reka nkubwire, uzi Kicukiro ibirema bihari, uzi Kicukiro impumyi zihari, uzi Kicukiro abasazi bahari, uzi abazimu bahari bakanuye amaso. Jya muri kapitali kwa Rubangura, uzi abantu barushe kandi baremerewe, uzi abantu babaswe n'ibidafite umumaro. Jya kwa Rubangura byibura umwanya muto cyane, wirukane abadayimoni b'ibisazi mu muntu, nurangiza wicecekere. Kuva kwa Rubangura kugera aho uri bwuririre moto cyangwa aho uri bwinjirire mu modoka yawe, abantu bazaba barangije kumenya aho utaha, abantu bazaba barangije gufata nomero yawe. Reka nkubwire, igitangaza uzakora kizavuga wowe wicecekeye, utagiye gutanga amanomero, utubwira ngo ngukora ibitangaza, utagiye kutubwira ngo nguri umuntu ngusigaye ukora ibintu bidasanzwe. Ntabwo ibyo ngibyo ari ubutumwa bwiza, ntabwo ariko bimeze. Yesu Kristo ntabwo yigeze ahamagara ngo ntabwo yigeraga agera ahantu ku misozi ngo atere induru. Oya, yarahageraga agakora icyo agomba gukora, yarangiza kugikora, icyo yakoze kikagira gute, kikaba sipesho kuri uwo musozi, kigahita gifata mikoro, icyo kintu akoze kikavuga atiriwe avuga. Reka nkubwire, ntabwo dukeneye kutubwira ibintu wakoreye mu majyepfo, kuko naho wageze aha ngaha iwacu, naho uri wabasha gukora ibyo ngibyo bikavuga utiriwe usakuza ngo uri kuvuga. Turambiwe abantu batwifotorezaho, turambiwe abantu baruhukira mu mahoro yacu. Hari ibintu turambiwe, hari ibintu turambiwe, hari ibintu turambiwe, hari ibintu turambiwe. Twebwe twavuye kure, aho tujya ni kure. Hari ibintu turambiwe rero. Bene data muzumva bababwira ngo Kimironko birashyushye, ngo aho ngaho ngo Iremera ngo hari ahantu ngo birimo birakoreka, ngo noneho ngo hari umuhanuzi ngo uri Bugande ngo barabica bigacika. Reka nkubwire, ijambo ribikubwiye ibyo bintu bitaragera no mu matwi yawe, uretse ko hariho n'ibyageze mu matwi yawe. Uza abantu barushye kandi baremerewe mama we, uza abantu bazengerejwe n'abadayimoni. Reka nkubwire, Imana ijya yitegereza, ikitegereza ikareba umuntu uko ameze. Imana ijya yitegereza, ikitegereza ikareba na bya bindi amaso y'umuntu atabasha kubona. Imana yitegereze igukorere iki? Igukorere ikintu kibasha kuvuga utiriwe usakuza. Oya, hari ibintu turambiwe, hari ibintu turambiwe. Aba bantu baragusezeranya amahoro, ariko wareba mu buryo bwo mu mwuka, wareba wakitegereza umuntu urimo aragusezeranya amahoro, wareba nawe ugasanga uretse n'amahoro arimo aragusezeranya, wamwitegereza neza uri mu buryo bwo mu mwuka, ukabona nta mahoro yigeze ahura nayo. Urahura n'umuntu ari kuvuga ngo amahoro, urahura n'umuntu arimo araririmba ubuntu, arimo araririmba ubuntu, ariko ntabwo yari yahura na nyir'ubuntu,
ntabwo yari yahura na nyirabwo. Reka nta sano afitanye na nyir'ubuntu, nta sano afitanye n'Uwiteka Imana. Icyo kora afite ururimi rukubwira, afite ururimi rukubwira, ariko wakitegereza isoko y'amazi arimo arakunywesha, wakitegereza neza ukabona iyi soko atari isoko y'ubuzima. Yesu Kristo niwe soko, Yesu Kristo niwe nzira, Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri, Yesu Kristo niwe bugingo. Haleluya, amen. Bene data, iri ryari jambo rikubwira ngo ukwiriye kumenya ukuri, kandi ukuri niko kuri bukubature vuba bidatinze. Umwuka w'ukuri aze ku buzima bwawe kugira ngo urushirizeho kubona ikimenyetso cy'ibyiza, urushirizeho gutera intambwe uva hehe, uva mu mwijima werekeza mu buzima. Mwifurije iki? Mwifurije kuva mu mwijima werekeza mu buzima. Mwifurije kwiyambura buri kimwe cyose cy'amajwi arimo araguhamagara, cy'amajwi arimo arakurangira aho ibitangaza birimo birakoreka. Oya, ntabwo ariko bimeze, ntabwo ariko bimeze. Kugira ngo umenye neza ibi bintu ukuntu byubakitse, umva uko umwuka mbwiye. Uzatera urutambwe usa n'ugiye kumenya neza aya makuru uko ateye, usa n'ugiye kumenya neza aya makuru uko yubakitse. Ibi bintu utagiye kubyinjiramo, ahubwo ugiye gutata umunezero se cyangwa n'umudendezo w'ibi bintu kugira ngo umenye neza amakuru y'ukuri. Ibi bintu uzasanga atari umucyo. Wowe ubwawe uzamenya amakuru afatika. Uku niko kuri kutariho uburyo bwo kugushyira hirya. Uku ni ukuri kw'ijambo ry'Uwiteka Imana. Umuntu uri mu mwuka w'Imana ntabwo agira ibihe byo gusakuza, ntabwo agira amasengesho yo kuvuza induru. Oya, Imana dusenga ntabwo iba kure yacu. Imana dusenga iri iruhande rwacu. Imana dusenga iri muri twebwe. Ikibitubwira nuko ari Imana ivugana natwe, tutiriwe dusakuza, tutiriwe twikebagura. Twebwe Imana dusenga ni Imana ijya yumva gusenga, ni Imana tubasha kuganira nayo. Oya, ntabwo ari Imana tubasha kuzamura ijwi ukazamura. Oya, ntabwo tukiri muri icyo gihe. Twebwe icyo gihe twaragitambutse, tugeze mu gihe cyo gutuza tukaganira n'Imana yacu. Tugeze mu gihe cyo kuva mu bwiza tujya mu bundi. Tugeze mu gihe cyo kuva kandi ni nako kuri, kandi koko turi mu gitabo cyo kuva. Turi mu cyiciro cyo kugira aho tuva no kugira aho tujya. Akira kuva, akira kujya. Akira kuva ibumoso, akira kujya iburyo. Akira. Akira ijambo ry'ukuri. Akira ubuhanuzi butavangiye. Iri jambo ndikuye mu nyuguti ku buzima bwawe wowe udukurikiranye.
iri jambo reka rihinduke ubuzima, kandi iri jambo reka rihinduke ubuzima rata. Haleluya, amena. Turabakunda kandi tuzajya turushirizaho kubahera amakuru ku gihe, kandi tuzajya turushirizaho kubaha amakuru. Reka nkubwire, tuzajya turushirizaho kubaha amakuru atariho ivumbi. Uwiteka Imana akomeze kubarinda, kubafasha ndetse no kubagirira neza. Reka Uwiteka Imana bashoboze, muzashobora. Reka Uwiteka Imana babashishe, muzabasha, kubera ko ntacyo twakishoboza iyi Mana y'amahoro itari mu ruhande rwacu, kuko ntacyo twabasha gukora Imana y'amahoro itagize ite ikiganza cy'Uwiteka cyiza kitari ku buzima bwacu. Ikiganza cyiza cy'Uwiteka kigukorere, ikiganza cy'Uwiteka Imana nziza kikomeze kubana nawe, kandi ikiganza cyiza cy'Uwiteka cya kindi kitigeze gihera ngo kibe hari ahantu cyananiriwe. Iki kiganza cy'Uwiteka Imana kize ku buzima bwanyu bakundwa. Imana ibaha umugisha.